neza nongeye kubasuhuza mu kanya ndi hanze ubona hano ndi muri Afurika maze kwimenyera umuntu wari muri Afurika nibwo agerageza kumva ibibera muri Afurika neza anahibereye kubera ko burya mu Burayi cyangwa muri Amerika Afurika ni nkaho ibiri kure cyane uri ibyo ubona cyangwa ibyo wumva akenshi yaba ari amabwire ariko iyo uhibereye nibwo uganira n'Abanyafurika bari ku butaka bwabo bagerageza kumva imitekerereze yabo n'ibyo bakeneye dore ko hari na byinshi baba bazi kurusha abantu bo mu Burayi. Niyo mpamvu akenshi abantu bashaka kubohora Afurika kubera ko Afurika turacyaboshye murabizi ifaranga ryo muri Afurika uko ricungwa akenshi ricungwa n'ibihugu by'i Burayi na Amerika na Fonds Monétaire International ko byagiyeho uko ifaranga rijyaho abenshi murabizi kugira ngo ifaranga rigire uburemere biterwa n'ibigega bafite by'amazahabu na za diyama ibintu nk'ibyo kandi ibihugu byinshi bifite ifaranga rikomeye akenshi ibyinshi byagiye bisahura bavuga nk'ibihugu by'u Burayi byagiye bisahura uretse nk'ibihugu byo muri Amerika byo byifitiye ubukungu mu butaka bwabo ariko na Amerika itigeze ikoloniza ibihugu byo muri Afurika ariko ibitangiye ubu ngubu igitangaje ko nuko wumva ko umutekano wabo bagomba kujya kuwucungira mu bindi bihugu kugira ngo bawucungire iwabo ariko ugasanga ari ukugira ngo ahubwo babuze ibindi bihugu gutera imbere kugira ngo ibihugu bindi bikomeze bibagurire ibintu bakora. Ubu muri iki gihugu ndimo hano muri Ethiopia nakomeje kubabwira ni igihugu kigerageza kwirwanaho kigerageza kwigenga kuva kera ariko muzi ko muri iyi minsi nabo bakigera amajanja hari muri Ethiopia twaganiraga ambwira ati ntabwo nzi impamvu amahanga atwirukaho cyane arambaza ati ese buriya wowe impamvu n'amahanga atwirukaho cyane niyihe atuma tutabasha gutera imbere. Naramusobanuye muri makeya ndamubwira nti ubona igihugu cya Ethiopia cyateye imbere amahanga aretse igihugu cya Ethiopia kigatera imbere cyatuma n'ibindi bihugu byo muri Afurika bihumuka. Niyo mpamvu usanga buri gihe bagerageza kukidiniza. Moscow Ethiopia hano ndi nubwo amashanyarazi rimwe na rimwe aragiye ageraho akabura kubera ko hari igice kinini cya Ethiopia kidafite amashanyarazi aribyo bakoze rwa rugomero rwo ku mugezi wa Nile. Urwo rugomero kandi Moscow rufite igice kinini gituruka mu majyepfo y'iwacu mu Buganda aho hepfo kikazamuka kikanyura muri za Sudani na Ethiopia ariko dufite ikindi gice cya Nile ya source yacyo iri muri Ethiopia akaba ariho bakoze urugomero rw'amashanyarazi. Urwo rugomero rero bakaba baratangiye kurwuzuza bigatuma amazi menshi yajyaga muri Djibouti aba makeya imirimo yaho yiboneye amazi ahagije ariko abantu benshi bagira ngo ni amazi gusa. Ikintu abantu benshi mutazi nuko hari amazi yo muri Nile aba muri Ethiopia afite igice kinini kiba muri Ethiopia imbere gahera gihura n'indirire yindi nuko ayo mazi atajyana amazi gusa ajyana n'ubutaka n'ibindi bintu ubutaka twavuga bufite nk'ifumbire ntabwo ari amazi gusa agenda rero agenda n'ibindi bintu byinshi bituma hari n'ubutaka muri Ethiopia nabwo bukena cyane. Ubwo rero abanyagihugu muzi ko bashobora kuba bari mu bantu batera inkunga bari abantu mu majyaruguru
kugira ngo iki gihugu nacyo bakizahaze nk'uko bagize Sudani. Sudani ubu ngubu irimo ibice hafi bitatu, kandi Sudani nayo irakize. muzi ko ifite muri Darfur harimo peteroli nyinshi, bikaba byaratumye ibyabaye muri Darfur bijya kumera nk'iby'iwacu, nubwo nyine ari Abanyafurika ubwacu twicana hagati yacu, abandi bagakongeza. Urabona umuriro w'ifumbi ko navuga wenyegeza, ushobora gushyiramo akayaga cyangwa kongeramo ibindi biti, umuriro ugafata. N'amahanga rero akenshi hari ibibazo muri Afurika niko babigenza, nubwo Abanyafurika ubwacu ariko twirwanira tukicana hagati yacu. Ahubwo muri Darfur muzi ko harimo peteroli nyinshi, Abashinwa babigizemo uruhare. Muzi ko Abashinwa ariho bakoraga exploitation, bavanaga peteroli hariya muri Darfur. Ubwo rero ibyo byose kugira ngo Abanyaegiputa nabo batabura ayo mazi, aho kugira ngo bumvikane, kubera ko Egiputa imaze imyaka myinshi cyane ifite inyungu kuri Nili, ibindi bihugu nta nyungu bifiteho. Bibaza kugira ngo Ethiopia ibe umuriro kandi ifite aho ishobora kuvana, ntabwo byumvikana. Ubwo rero Egiputa muzi ko ifatanya n'Abanyamerika n'Abanya-Israeli. Muri Israel nta kuntu Israel nta rimwe izatuma muri Egiputa hajyaho ubutegetsi abaturage bishakiye. Buri butegetsi bwose buzajyaho bijya kumera kimwe y'ibere iwacu. Urabona nk'iwacu mu Rwanda, ibihugu bitukikije nka Congo, Ubuganda, Tanzania, Burundi, abategetsi bo mu Rwanda nabo bagerageza kumenya ibera hirya, kugira ngo niba nabyita gucunga umutekano wabo simbizi, ariko bagerageza kumenya politike ibera hanze y'u Rwanda aho mu karere. No muri Egiputa rero ko navuga nabo nuko bimeze. Israel nta na rimwe izatuma hajyaho umuntu badashaka. Buri gihe bakora ku buryo hajyaho umuntu wumvikana n'Abafaransa, wumvikana n'Abanyamerika. Ubwo rero nk'uko gushaka guhungabanya iki gihugu cya Ethiopia, murumva ko abo bantu bose b'Abanyamerika, abacanshe bose bafitemo amajanja. Kandi muzi ko hagati ya Israel na Egiputa hari ubutayu bunini cyane bumeze nka no man's land. Ni ukuvuga ahantu hatarangwa ibikorwa, ariko aho hantu ni na Egiputa. Aho mu Israel batayegera, yicisha amayeri Egiputa kugira ngo ako karere ntibagakoreshe. Ubwo rero ko bikurukana bikagera muri Ethiopia. Ethiopia muzi ko yemerewe nayo bo muri Egiputa bitwaza Nili, bagomba gukora imishyikirano. Muzi ko ubu ngubu n'umutegetsi wari muri Ethiopia yari ari muri Turukiya, kubera ko bagerageza kwegera Turukiya n'Abashinwa, ntabageza kwegera Abanyaburayi cyane. Ariko Abanyaburayi cyane ko navuga ntabwo Abanyaburayi na Afurika, muzi ko inyungu nyinshi ziba mu Burayi. Murabizi inyungu nyinshi ziba mu Burayi ziva hano muri Afurika. Afurika batugize consommateurs. En fait nitwe ibicuruzwa byabo baba bashaka ko tubigura, twe tutakwikorera ibi bicuruzwa byacu. Icyo kintu gituma kiri mu bintu bidiriza Abanyafurika, ariko Abanyafurika bamwe bamaze kubimenya. Ariko iby'iwacu n'ibyo muri Afurika muzi ko iby'iwacu byo nabyo twasubiye inyuma mu bukoloni. Hari ibihugu byo muri Afurika byiyemeje kujya mu bukoloni, n'igihugu cy'iwacu ntabwo twakivanamo. Hari igihugu cya Cote d'Ivoire, perezida wa Ouattara murabizi ifaranga ryaho ukuntu bimeze. N'iby'iwacu rero nta washidikanya ko nta wafite igihugu gitunzwe n'imfashanyo. Urumva iyo udacunga umufuka wawe, umuntu ugucungira umufuka awushyiraho n'amategeko ugomba gukurikiza. Ibyo rero nibyo abantu muri Ethiopia batashakaga, ariko bitewe ko Abanyaburayi badiniza cyane kugira ngo bazabone abandi bafatanya mu buzima, ntabwo baba wenyine, bagerageza kujya mu Bashinwa. Ariko n'Abashinwa nabo muzi ko ari ubujura bakoresha. Murabizi
nigeze kujya kuri inzu ya Afurika, Union Africaine, nigeze kujyaho mbabwira ukuntu bayubatse, abashinwa bakizemo utwuma twumviriza natwe tutumashu badukize mu nkuta kugira ngo bajye bamenya ibyo abanyafurika barimo. Abashinwa nabo rero ni nka nabo nuko ariko umuntu ntabwo yabaho wenyine, nubwo mubona mu Burayi baduha muziko no mu Burayi Ubushinwa budomina cyane mu bucuruzi, ibintu bazana mu Burayi muziko ni ibintu ukoresha rimwe bigahita bipfa, noneho ibyo muri Afurika byo birarenze, ibintu bazana muri Afurika nabyo ntabwo biba bikomeye, twavuga ko ari ibintu fake bidakomeye. Ubwo rero ibyo navugaga, iki gihugu gerageza kwirwanaho ariko bakigera amajana uko bagera amajanja abandi banyafurika. Niyo mpamvu umuntu ajya yibaza niba abanyafurika dufite koko abategetsi, niba dufite abategetsi twabita abategetsi cyangwa abayobozi, usanga nta kamaro ibibazo bibera muri Afurika. Hari umucuranzi wigeze Fabron wigeze kuvuga ati 80% perezida muri Afurika ni ibicucu, ubwo yanze kuvuga 100%. Muzi byabaye abaperezida twemeraga nka wari muri Afurika y'Epfo Jacob Zuma, muzi ibintu byamubayeho bya korupsiyo n'Abahinde, igihugu yaragijambije. Ugasanga abategetsi bacu hari ikibazo gikomeye, habura ikintu twita organisation. Ntabwo nzi ko n'igihugu cyacu ubwacu kizakomeza kubaho ku mfashanyo zigomba guhagarara, abaturage bakagira ubutaka bwabo bagahinga. Burya iyo udafite ubutaka nta kintu ufite, iyo udafite ubutaka nta kintu ufite. Iyo ufite ubutaka ushobora kwera ukagutunga igihe cyose, ariko ibyo amahanga ashaka ni ukugira ngo za produits zabo bakora muri za magasin bacuruza mu masoko yabo, ari byo tujya kubagurira ntitwihingire. Kandi muzi ko iwacu neka ko n'umwana muto afite imyaka 10, nta mwana ujya ku myaka 15 aratazi guhinga, yatera nk'ibishyimbo cyangwa n'ibindi. Ibyo rero inganda nyinshi z'amahanga ntabwo zaza bishaka ko abantu bigenga. Niyo mpamvu umuntu yibaza abanyafurika ngo tuzigenge kugira ngo biragoye. Mu hano muri Ethiopia rero cyane hari abana bize bafite amashuri rwose, menshi bakora n'ibikorwa, ariko kubera n'imfashanyo, kubera n'ifaranga ritoya riri hasi ngo bagure ibintu batangire, biragoye kandi ibintu byose biba muri Afurika. Dufite ibintu byinshi, dufite peteroli, dufite gaze, dufite ubutare. Abantu benshi bakunze kuvuga ati abakurambere bacu bakoraga ubutare, bagakora ibikoresho byo mu rugo, amasuka, udufuni, ntabwo twa dufuni bakubita abantu two guhinga, bakoraga ibintu byinshi. Ariko ubu ngubu kugira ngo uzabwire umunyafurika agukorere n'urushinge biragoye. Muzi ko akenshi ibintu byose icyo bita matière première, ibyo batangira kugira ngo bakore ibintu biva muri Afurika bikajya mu Burayi, bagakoramo ibintu no bikagaruka ibintu bihenze cyane. Muri iyo domaine abanyafurika turacyafite ikibazo. Muzi ko ngubu shokora iva muri kakao, iva muri Afurika bakayikoramo shokora, bikajya mu Burayi bikagaruka tubiguze amafaranga menshi, ndetse ko hari ibihugu yatangiye kubikora nko muri Cameroon. Muri Cameroon harimo shokora nyinshi, ariko nk'ibihugu nka Ethiopia ntaho nzi niba harimo kakao, nayo usanga kakao yaho shokora iva mu Buholandi, ariko urumva ko byose bivuye muri Afurika. Muri Afurika rero dufite ikibazo kuko u Rwanda rwari rwaragejeje kuvanaho caguwa. Njyewe nanabyishimiye, nabonye ari ibintu byiza. Abantu bajya bagura imyenda ishaje kandi baba bashobora kuyikorera. Kandi kera mu Rwanda muzo hari inganda zikora imyenda myiza, hari inganda zikora inkweto, Sodeparare yabaga yakuri za Nyabugogo, byo gukoresha inkweto cyangwa zo kwambara, sandale n'iki cyangwa n'ibikapu.
ibyo bintu byo abanyafurika tukwiye kongera gutangira. Abanyafurika kongera gutangira hasi. N'abantu bo mu Burayi bashaka gufasha Afurika kugira ngo bayisenye, ntabwo uzakora impinduka muri Afurika uri mu Burayi. Ibyo ngiye muze kubivuga, uzakora impinduka uri mu Burayi uzajya kwiruka inyuma y'abazungu, tuzaguma abacancuro, tuzaguma buri gihe nyuma twiruka duhora mu bibazo, kubera ko ntabwo umuntu ugukuraho inyungu ntabwo ari uzagufasha ngo wigenge. Ibyo bintu ni ibintu dukwiye kumenya tukabyivana mu mutwe, ahubwo hagati yacu tugashaka uburyo twakora tudakomeje kwiruka inyuma bariya abantu batudindiza. Abantu baratudindiza ugasanga nta kintu bagezeho, havuyeho umuperezida baramwishe, hagiye undi baramwishe, ugasanga duhora muri ibyo ngibyo. Ubwo rero uyu munsi nagira ngo tuganireho kugira ngo turebe ukuntu abanyafurika twava mu ubucakara burarambiranye. Ubucakara abanyafurika twese twirukira mu Burayi kandi dufite ibihugu byacu, aho abanyarwanda benshi twajya gusembera mu bihugu by'abandi kandi dufite iwacu. Kubera iki? Kubera ko usanga ibihugu byacu nabyo byiruka inyuma y'ibihugu by'u Burayi. Ibyo ni ibintu byari bikwiye guhinduka kugira ngo ubucakara tubuvemo, kubera ko ubucakara barakabije cyane. Ubucakara burakabije kandi impinduka ntabwo zizabera muri Amerika, ntabwo zizabera mu Burayi, impinduka zizabera muri Afurika. Ibyo nabo tuganire uyu munsi kugira ngo abanyafurika n'abanyarwanda tugerageze kwivana mu bucakara kugira ngo twigenge. Umuntu ucungira umufuka ntabwo na rimwe azatuma wingenza. Murakoze rero, mushobora gukomeza kureba nako njyewe nangiye kugenda ngiye kujya, mfite gahunda nyinshi. Iyo mbyutse ntabwo mba nicaye, mfite twinshi nko gukora. Hano murabona hameze neza, mukanigeze kwerekana ndi hano hasi abantu bari kubaka inyuma. Reka nongera mbereka kubera ko hano muri Addis abantu barubaka buri munsi inzu ku yindi, ariko usanga abantu bafite amashuri bikunze kuganira cyane nabo babura igishoro cyo gutangira, ariko babonye igishoro ntekereza ko ibintu byagenda neza. Ubwo rero reka mbereke ibyo hanyuma yanjye ukuntu hameze. Ubwo nagira ngo tuzagerageze kwivana mu bucakara kandi tugiye tugerageza gufasha abantu bari kujya mu murongo mwiza. Abanyarwanda amatiku tuyareke, amatiku ntacyo azatugezaho, ahubwo turi kuntu abanyarwanda twakumvikana, kubera ko dufite abandi bantu badukandaniza. Ntabwo abanyarwanda babanje kuva kera. Abanyarwanda tugomba kugaruka kuri racine, icyo bita ku ivuko, abantu bagasubirana imirima yabo bakongera bagahinga, bakareka kujya barya ibiryo byo mu makarito n'iki birimo ibintu chimique, ibintu umuntu atazi bitera n'amakanseri, umuntu atazi ukuntu bimeze. Reka mbere kandi inyuma ukuntu hameze neza. Murareba aha uriye ni Burayi uragenda ugakodesha inzu ya 800, ariko bimeze nka gereza. Reka mbere kandi undi namwe kureba neza. Hejuru ni ku musozi aho nahendeje ubundi, aho nandi mu kanya hano hasi aho abantu bari kubaka, muri kubabona. Ejo bundi nawe n'abakobwa bari kubaka. Ari amazu unayiganiza, akenshi ni amazu ya leta baha abantu, ariko akenshi bakuze gukora tombora kugira ngo bayabone. Ugenda wishyura none baza kugeraho umurongo, baza kugeraho inzu bakayigura. Sawa, ndangije tuzongera. Igitekerezo cyanjye kugira ngo abanyafurika twese twivane mu bucakara, kugira ngo tubore kino gihugu cyacu cya Afurika dutere imbere. Murakoze, mugire umunsi mwiza.